with me, take a bus with me. Bwa mbere, my first time ngiye gufata bus. Muze tugende gufata bus bwa mbere turebe uko byifashe. Aho rero twe tumaze kwinjira muri bus, umva umuntu wari utwaye imodoka yari umugore azi gutwara, atwara zenguruka. I didn't expect this. Ntabwo nari mbizi ko abagore nabo bamaze kwisobanukirwa bazi gutwara, ariko hano ibintu byose nyine abantu bose barabikora. Umva aho ngaho harimo abagenzi bagera kuri 3, natwe irihuta none mu makorosi iragenda ukagira ngo muri mu ndege neza. Ubwo nagendaga ndeba utuntu twose, ngenda nitegereza akantu kose, ngenda ndeba nkahita nsanisha nake wacu ngo yarahagaze avuyemo, nkahita nsanisha na bisi wacu ukuntu twe tugenda hari n'abahagaze. Ariko kubera ko it's my first time ntabwo mbizi nimba nizijura umuteto nazo bahagara. I will show you wowe icyo utagomba kubura ni ikintu ukora subscribe, like and comment and share kugira ngo video zose no tujye tubana ngende mbereka ibyahishwe biki, ibyo abanyabwenge babahishe, oya nako ibyo diaspora babahishe. Niba utarakora subscribe rwose warahindutse pe, warahindutse. Kandi 2026 tugomba kugira gute kuba abana beza pe. Nkandira ku subscribe ubundi twikomeza. Reba ngo nandi mbere kwa mudamu nta mishinyiko nta mishipoto, see the mama, see the woman. Abatwaye akamodoka kiri mu mafilme aho ngaho rero reba ukuntu yagurukaga, twagurukaga aho ngaho nyine ni mu mazu y'abaturanyi cyase abantu nyine bagiye batuye aho ngaho, kubera twafashe bus just for my video. Nashaka gufata video cause it's my first time n'ubundi nabwo ndavuga ngo reka dukore aka video hanyuma nze mbereke bisi za hano ukuntu ziba zimeze. Ikindi noneho rero nkuko nababwiye, ntabwo hano bisi twe ntabwo twishyura amafaranga, ni ukujyamo gusa bakagutwara aho ugiye hariho hose ukongera ugataha. Abantu bose baba bavuye ku kazi barahagarara kuri arete zikabatwara ku buntu, zikabageza aho bagera, bakongera bakitahira n'ejo bakongera bakagaruka, ubuzima bugakomeza. Nta tap and go, nta kuvuga ngo kozaho, nta kuvuga ngo urishyura, ntabwo ibyo bihaba hano. Ni ukwinjira gusa, that's it. Ni ikintu cyiza cya danje hano kihaba. Ubu ngubu hano turimo turagenda tuzenguruka, see nature. Reba ukuntu ibiti byacu byameze, ibiti byarameze. Iyo tugeze muri iki gihe cy'akazuba haba hasa neza, ariko ntukahagere turi mu gihe cya neje. Uyu nawe yaragiye kuvamo, nawe yarageze aho aviramo. Ubwo iyo bagiye kuvamo hari akaboro bakanda, umushoferi agahita abibona, bagahita nyine agahita ahagarara agasohoka akaba aragiye. Ndababwiza ukuri, ako kantu mubona kameze nka televiziyo rero, ako kantu mubona kameze nka televiziyo ni iki? Nakagenda kababwira ahantu mugeze, abagiye mu gace kanaka nyine ukamenya street yawe ugezemo. Umva niyo waba utazi ahantu ugiye upfa gusoma, urasoma gusa. Ndebera iyi bodaboda, iyo moja yaje mwite si de umoja. Urumva ubwo rero hano harasigemo umusaza wenyine, natwe twari turi inyuma. Hanyuma ubwo turakomeza turagenda, nagerageje kubakurira ngo mbereke ibyanditsemo. Ahangaha hajemo ikirimi cy'Ikinyespanyola, I think, I don't know Spanish. Nuko twakomeje kugenda, ngenda nitegereza, ni kumunyenga na wumvaga nkumva yakongera igasubira inyuma. Umva muri kuguntu kera abantu iyo bakira abana ukuntu imodoka yagendaga ukumva yakongera igasubira inyuma, kwa kundi yabaga yikubise nko ku mugugu. Semvuge ko Ikinyarwanda nakibagiwe, oya nta Kinyarwanda nakibagiwe, ndakiza ubwo ari gihe nyine akantu kisoba kubera kuvuga. Hari akantu kitwa traffic, twabanje guhagaramo gatoya, ariko turakomeza turagenda. Reba ibibabi byacu icyatsi green kwisonga. Hanyuma ubwo twakomeje tugenda, hari hasigayemo uyu musaza, ariko nawe murabona yuko atangiye kuba ready nk'umuntu ushaka gusohoka. Yatangiye kwiyegereza ibintu byiwe, yegereje akabage kiwe yaravuye mu kazi. Murabona ukuntu abantu banga bakize. Nababwira ngo America hari ibintu byiza byaho nibibi, ariko nyine hari n'ibintu byiza rwose twagakwiye kwa appreciating, kubera niba utari bwirwe nk'abantu nyine badafite imodoka. Reba muzehe nawe abaye ready arigendera nisaze na bintu byo guhaguruka nk'abasore imodoka iracyagenda ngo ituhaguruka wiruka, ariko babona akubugabana ko ntikaburamo. Angahe samusezera arigenda, nta kwishyura, nta kuvuga ngo munyishyure, nta kwishyura. Cyakora ikintu hano nabonye cyishyura, gari ya moshi yo turayishyura. Gari ya moshi ushyiramo hano, tukatubonye undi mwirabura nawe warujemo mu modoka muri kwasiteri. Ariko mana yanjye ukivamo ntikikuvamo.
rero mva ugara wese cyangwa yumva ngo ntihamunyuze aravuga reka ngere hino naje kumushyira mu maso hanyuma yahise akora decision aza kwicara hafi yacu yicara imbere yacu gatoya ubwo twakomeje twigendera gake gake murabona hanga kahise twegera so much aho ngaho rero nanjye nari mama bya mwambonye mutagira ngo mbande nyuma ya kamera gusa nanjye narindimo ariko yena banje kujyamo kubera uburyo yirukangaga nkajya ngira mu bwoba nkipfuka mu maso nkongera nkavuza induru nkongera nkapfuka mu maso hano ubu ufite uburenganzira bwo kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose ahangaho kamera yasambye aho yafata amakamera yawe fata amakamera yawe ikomereze aho haragezwemo undi mugore uvuga uyu mugore aravuga yavuze arongera aravuga noneho hano hari ukuntu nyine umuntu avuga agasekamo nawe ugaseka so uyu mujama nawe n'umwana mwiza araganira Jejeka kubita akajisho ku ruhande agatatu agata smiling none abazungu baseka ukagira kwibaza maraseka what's going on ngaye nguko ngo twatugeza aho tugera rero ngo nabereka basi itugejeje aho tugomba